nongeye kubasuhuza inshuti bavandimwe mbahani ikaze mu kiganiro ubusobanuro bw'inzozi mutegurirwa na Princess TV mukakigezwaho nanjye Serena Rose. Uyu munsi rero ngiye kubagezaho inzozi mwagiye mwumvira zitandukanye mwagiye mwose, ngiye kubabwira ubusobanuro bwazo. Tugiye kuvuga rero ku nzozi zikurikira. Turavuga ku bambwiye ati narose ngiye warose ngiye rero ntujye kure, mu kanya turaguha ubusobanuro bwabyo. Hari n'undi wabwiye ngo yarose bamuca umutwe ngabona umutwe ugiyeho urimo urarya inyama. Reka nkomeze rero nawe wambwiye uti narose ndi mu bwato, abona ari mu bwato urimo kugenda ari mu nyanja birumvikana. Undi arambwira ati yarose imbeba zirukanka mu nzu zinyuranamo. Undi rero yongeye kumbwira ngo yarose yiruka. Ntujye kure rero, reka nzi umusobanurire ubusobanuro bw'izi nzozi zose warose. Reka mbere rero kuri wowe warose urya amashu. Iyo urose urya amashu rero wivuga ko hari umuntu uri hafi yawe wenda kukugirira nabi, cyangwa se wenda kuguha uburozi, cyangwa se wenda kukugirira ibindi bintu bitari byiza mu buzima bwawe. Ugomba kwirinda rero abantu bagukikije cyangwa se abantu bari impande yawe, ukitwararika kuko hari igihe bagukorera ibintu bitari byiza. Reka nkomeze rero nawe wambwiye ngo warose baguca umutwe, ubona umutwe wavuyeho ngo ariko uragenda ubona urimo kwirira inyama. Kuba warabonye rero umutwe wawe ucika ariko ukabona ugiye kwirira inyama, bivuze ko hari abantu bakuroze. Mu by'ukuri ugenda utari umuntu uri normal, ugenda hari ikintu ubura muri wowe. Nureba neza uzasanga hari ibintu ukora ariko nta kintu ushobora kugeraho kizima. Nureba neza uzasanga mu buzima umeze nk'umuntu wataye umutwe, umeze nk'umuntu udafite ubwenge bwuzuye, kubera baba barakuroze uba uriho umeze nk'utariho n'ubundi. Icyo bisobanura rero ni iki izi nzozi zawe zari zishatse kuvuga. Reka nkomeze rero nawe wambwiye uti narose ndi mu bwato. Wowe warose mu bwato rero bisobanuye ko hari ubutabazi bwaje ku buzima bwawe, bivuga ko hari ahantu habi wari uri hatari hanejeje, ariko hari ubutabazi Imana izanye mu buzima bwawe. Reka nkomeze rero nawe wambwiye uti narose imbeba zinyuranamo mu nzu, zimwe zinjira izindi zisohoka. Nta kabuza rero ibi bisobanura inyatsi iri mu rugo rwawe. Ibi bisaba gusenga, ibi Imana ibikuraho, nta kibazo kirimo cyane. Nubona urose ibi bintu ujye wibuka gusenga, hari uko Imana ibigenza. Reka nkomeze rero niba wambwiye uti narose nyimuka, poroto yimuka rero bivuga ko hari ubuzima bubi wari urimo, hari ubundi bwiza ugiye kwinjiramo. Ni Imana ibikwereka ko hari ibihe igiye kuguhindurira, hari ibihe byiza igiye kuguha. Reka ngushimire rero wowe ukurikiranye iki kiganiro ubusobanuro bw'inzozi. Mwibutse ko hakigezwagaho nanjye Serena Rose, ku buhanga bw'ibyuma hari John. Mwibutsa gukora subscribe ndetse na like ndetse na share ku nshuti zawe kugira ngo babashe gusobanukirwa nabo ibyo tubarota. Wakoze cyane, nakagaruka. Ciao ciao. Mwanya komeza.